iyo muragusetse kubera wari ufite biragabanyuka. Iyo ni imiryo y'abana mu bugikire muhaza mu murengo. Uwe nakuzana kuzanamika ryari? Aho rero. Ebana. Ngaho gashira. Ngaho. Cheers. Wigeze kubikora nizire kutabyibagiwe. Byari byo wanjye. Byandusoma ko kanya nyine. Nguro nahisoma ko kanya. Mzee. Nizere ko utahenze. Ko nitwaje duke. Bambye ngo ngaruri. Na tugaruri. Nise wamwishyuye. Ndago ndamwishyura. Kuri kwisaka niyo. Jojo. Karameve. Ça va? Kwa kazi kaba kakwishima. Ubaka ikigoro banyine karambuye. Hano ubwo wambwiye niba ngunze ngufashe nkuyiriza utuntu. Mfashe iki? Ariko buryo ngenda bizi. Ntukajye mbona gutya. Niturije. Ndakuzi se nkuzi iki wowe. Okay, ngaho noneho. Reka ndifasha izo rwose. Wowe ubona gukuye amaboko nta kintu ushoboye. Nibyoroshye wowe byarakunaniye ngo urashobora ibikomeye. Ngayo. Ndacyafite. Ngize ngo nta mafaranga yo kwishyura ufite badufunga. Nyago badufunga. Nzamutse sinabonye mamuziranye n'ubundi ntiwagira. Ni wazana yamuzanira. Ko nawe jya unanamika. Nande? Jesus! Urwo runtu rwose urumva ngiye mfite imbaraga zo kurutamira. Akira. Jya ufata dukeya ariko. Reka nkwereke. Yakira. Shano ndarwara mu nda. Irya wifata. Nawe rero iryo. Banzumire. Yakira. Yereka. Ngo banzu urye nyine. Kandi ukwirisha gakeya kandi ndakuza urarya. Muze ngango no mwishure. Tasha tuza twigendera. Mama yambye ngo turenze 2000. Gangarura bitatu. Ntabwo wibuka se ko hari amafaranga wangiyemo? Ntabwo wibuka mwana wanjye? Uko urabizi Jojo. Hari burya hari n'ikintu gutazi. None ubu ngubu
sinshaka kongera gukora ibintu mukavuye. Nshaka kubikora gake. Mukavuye se ubundi n'indudu urinda kubwira ngo ukore ibintu. Iyi minsi nari maze Kigali. Narize. Naricaye ndiga. None naganiye n'abantu bakuru. Banyereka ko umuntu akwiriye gutwara ibintu. Nyine nta hubuhubu. Nta bintu bya para. Umuntu adashoboye ikintu regara yamanika ntago ashakisha inzira zose acamo zinda adashoboye. Hako ubundi reka mubaze ko bavuga za Kigali ngo habayo ngo ahantu bita muri za muri cya kizu kiza kinini kimeze gutyo. Convention. Muri convention. Haba za convention habaye abantu bama etage, haba ama etage menshi n'ahantu basohokera. Ubu wabuze ahantu wasohokana Nyambo ngo umutembereze umwibagize ibintu byo mu cyaro. Ubu nuko numubwira ijambo rizima. Ibyo narabigerageje. Ariko kakanya. Ubwenge nize iyo nzo kubona arabumenye nko mu kwezi gushize cyangwa mu mezi abiri ishize. Aka kanya twari ko turi hafi no kubyara. Nyine ibyo ndi kukubwira icara wumve. Ubihanga amaso urebe ukuntu bigiye kugenda bikurikirana gusa. Ndebe bizaza mbese. Wowe nyine unyizereramo. Yewe sha nakwizerera mu bandi wese nako. Aho wageze nyine umpinga. Wowe ngo bari kugira none unyizera. Nigeze ngupinga se. Boye mbere narakwemeraga nanzigura umuntu w'umusore nyine gwiza w'umunyamugi. Ahubwo ubwo nibwo ndi kugupinga ariko ntangiye kugupinga neza ariko. Jojo mfite imipango. Vana imipango yawe. Mfite umupango. Ahubwo se urabyumva ute? Mwiteguye guhitamo mwambara amakote n'imikenyero mukaza tukakora ubukwe. Bihuye n'imipango yawe. Yego nyine umupango wanjye kuri Nyambo. Sinzongera kwirukanka kuri Nyambo. Ahubwo ibintu ngiye ndi gutekereza, ndi gupanga gukora, wagiye guhindukira za nyirukankaho. Neza iminsi mazangase uri kubona uvuze ngo agomba kunyirukaho. 3,000 ubwo heruka ntago wasigayemo 3,000 ubwo byahuriyemo ntago ngarura. Agasore katirare ni karongora ingumi yajyana none rega nibyo warayariye. ubwo neje mama nyine nakundi noze ubwo warayakoresheje rwose ngo bihuriyemo. Ubwo mu bitufatirana Warago gufatiranye ariko urabizi rwose warayariye. Sibyo ndakubeshya se ntawe. Muzeya nta kibazo rwose. Murakoze ahubwo. Ese amafaranga tuririye ni mama yaguhaye? Ngo yaraga ni mama yamaye ariko nyine urumva ntunagenda mubwira se ko nariye amafaranga na gutyo gute. None se niba muri mideni urajya ngo niyishyure. Nasaka kanya katayisha amafaranga na gutyo. Ubwo nyine se uyu wari ideni ugomba kwishyura. Ubwo nawe aragufatiranye ngo wanze kumwishyura. Ngenda haza. Bise binabiye. Ubwo haza. Ngaho se kasheri. Sekire bot. Oye. Tangiye kuno sawa. Nitahira. Ngase ubundi ibiryo ni 2,000 cyangwa ni byamagana 8. None se twese twari akadoha n'imireke akadoha n'ubushera. Urumva wa Amerika koko. Mira. Asi wikwiheba mama warabyumva. Yes irya tugenda. Sawa. Wowe Nyamba kwirukaho. Ubundi ugerageza kuba umuntu w'agaciro. Bose bakaza kukugura. Betse gato. Wowe wananiwe gutereta Nyambo sibyo? Uri gukora imipango kugira ngo Nyambo akwirukeho. Nje naragerageje kumutereta. Mbona ntabwo ari kunyirekurira ku buryo bworoshye. Rero ngubu ngomba kumushyira muri situation ituma we umutima umfungukira akabona ko ntandi mahitamo afite uretse ngewe. Ariko okay ntubitekerezaho cyane. Buretseho gato. Bivuga ngo ugiye kuroga Nyambo. N'izina rya Yesu Kristo. Ngewe ugiye kuroga mwene mama? Ngewe Rwego Yves. Ntibishoboka. Ese Yves usibye ndakumbona ndiho ndaseka rugabone n'umunsi rumwe narakaye cyangwa nabayundi wo. Huye ngi nabona ukuntu nkunda Nyambo koko kubizi neza. Ubwo bwenge ugiye gukoresha bagakuraniye gutereta uteretesheje umunwa wawe ukaba ugiye gukoresha ubundi bwenge Nyamba kizana akaba ari ugutereta n'ibwenge nyabaki.
narize Ntacyo wize. naricaye ndiga papa nubona ahubwo ngiye kujya njya no gusenga tunajyane ku buryo ibyo ngibyo uri gutekereza bitazigera biza. Ivi nguhishurire gato kundi uramutse ugiriye nabi Nyambo, uramutse unatekereje kumuroga, tureke kumuroga, kubitekereza gusa nkabimenya ibyakubaho ntabwo bizi. Ikindi niba uwo mupango utarimo ingeso mbi, utarimo amarozi, utarimo ibiki n'ibiki, mbwira uwo mupango uri gupangira Nyambo. Jojo, umuryango wanyu ndawukunda, mukuru wanjye yawushatsemo, twahanye inka n'abageni. Ibyo ndabyumva, ntabwo nakora icyo cyaha. Okay, ntabwo Imana yazakimbabarira. Uwo mupango wenda ashaka kumenya ni mupango nyabaki? Umupango wanjye rero uracyari ibanga, ahubwo uzambera umuhamya mu gihe bizabiri kuba. Eve, iryo banga ni irihe? Uzaribona. Hariya ukaza ubona bigenda. Nta kibazo gihari. Hariya se kuri alimentation iyo ngusize nyine ntahari ubona abakiriya ubasha nyine kubamenyera. Akenshi nzi ko abakiriya benshi baza nyine baje kubera njye. Nyine hari abaza bakwinarihe bakura bagasubirayo, ariko hari n'abaza bakagura. Ni gute se umukiriya aza agasubira? None se arakwinariye nawe uhari, turabaha iki? None se kwine nubwo adahari mu kanya yaza ukagerageza kumwumvisha nyine ko udahari, ariko natwe twamwakira akananira, nakora iki? Burya umukiriya rero uramukonvenka akavaho ngaho aguze kuko ni inyungu zacu. Hari uza ari simusiga Akiramani se yaza ukamubwira ngo kwini nawe hari mwihoreye n'indi keza. Hari n'abazameze nka kuri rero baza bagira ngo niba Akiramani buriya araza ashobora no kwifata akagura n'akabomba kigendera kujya kwereka ko tazibuze. Uhari nibwo akagura, udahari sebwo ntajya kuganiriza umva umubwira. Ubu papa amaze iminsi ari konserereza, rero namuboneye time wasigaye njya kumusura, musigaye nyine mwitaho ngo kuva ngo haza mbese sije ya James mbese nabaye wa papa. Niyori Karame mama. Bite? Sawa. Akula kumena bina bishimye. Sawa. Bijyane ku nsina. Sawa twose. Jana. Uya bararongo umukazana nta ankubura. Injyane ku nsina yihe? iriya hariya. Imwe ndende cyangwa ngufi? Imwe y'inyamunyu. Sawa. Sawa nabime. Inataka kwiganirira. No ucara hano. Ahubwo none uramvuna nshaka kugutuma akantu kure koko. Numva fashaka nume kuzimu ndaje. Ako shanda bikunda kumva umubyeyi ari kuganira n'umwana we. Mba numva mwahuje urubuga, ariko na nubwo papa wakubeshya kwinaga kubeshya. Ntambije bwere. Reba iminsi ishize papa wawe ntakubeshye mwumvishije mu biganiro, ariko ari uko hagezeho gahunda za James, ari uko dutangiye guhwihwisa ubukwe. Engasosore kamubwira. Ari uko wait ari uko utangiye nyine gushaka ko umubyeyi wa James ahura na papa wawe. Ubundi mu minsi yose sinigeze numva uvuga papa wawe mu matwi. Sinjye niza mvugana papa ngenza mu bwenge twavuganye. Ubu se kubimbwira? No, ubu ngubu niko turi muri gahunda z'ubukwe.
so nyine bigomba gutuma tuvugana inshuro nyinshi. Siko njye naragize ubwo nkavuga se Queen agakunda papa we ntawagira ntago nabitinze uko nawe utamutindagaho ariko nubundi ntago reka mubwire buriya nuko nyine ari igihe kigera umuntu ntaganire ku babyeyi cyane cyangwa uganire ku bavandimwe isuku umuntu aba atabafite sibyo ariko rero papa ni umuntu buri busy ariko nibura turavugana kuri telefone kuri WhatsApp turandikirana ariko turabonana ibaze nakora kwa muganga sibyo urabizi abaganga hari igihe yirirwa akora afite abarwayi benshi kandi ni umudokiteri sibyo noneho iyo atiriwe ku kazi hari igihe biba ngombwa akarara n'izamu ese yaba yarayizamu nkazinduka mu gitondo njya kwirirwa mu rugo ngiye kumureba ujye ushaka impamvu z'ukuntu utabonana n'umuntu z'ukuntu umuntu ari busy izo mpamvu ujye uzishakira mu nshuti zawe no mu bantu duhura muri iyi Kigali. Nuba nkumbuye ikivuguto. Ikivuguto? Ariko cya kiri nyine gikonje se nka kino cyane cyo twateze kitakonje cyane kimwe cyo muri bya byuma. Ese ina ikivuguto ukunda gikuraye kwe. Ese ubundi ese ubundi niyo kuri kunjijisha. Ngarurira. Gira vuba. Niyo reka nkubwire usengira komeye nayo yabaye impamvu akare koze ndiko gutuma ukirukanka ngarurira niyo ndakubuze ngarurira Imana yumva amasengesho ngira vuba Imana dusengira komeye cyareka kunjijisha ntabwo ngana nawe niyo Imana nukuri ko Imana ngweretse mama umukoreremo umube hafi umudayimoni wo kwishyuza amafaranga yariwe kera umukuremo amen. Niyo ngarurira nta dushimbo turimo shareka kuzana ibyo bintu by'imikino ngarurira njye kuzanira kembe ushaka kunya ngarurira ndiko mvuze ama kurigorana urongera kuri ya mafaranga ufite ayangara yampera kabudensiya na ikibina ukwezi hanyuma yandura yaguramo amata ihuta banguke kandi mama baca umugani mu Kinyarwanda ngo akagabo katirare ni karongora ingumi rero mbawe inde butyo ngira ndikukunda urumva nurakare twarasohotse no uretse kwambwiye ngo nge nirarira nubwo nzatsindira umukobwa no mwayamubwira ngo fata ibyo ushaka byose ayatumiza ngo byabashiraho n'ibindi ngewe ukako umva turakuze ubu ngubu se kabona umwanya mugahura mukaganira nabwo tubonana cyane nuko ari ibintu byihutirwa ariko ari ibintu bitihutirwa n'ubundi twavugana kuri telefone tugira igihe tugahura nka famiye ariko ntabwo tunigana ntabwo ndumwana w'uruhinja ngo nirwe nirukanka kwa papa papa ashaka kuba ati umukobwa wanjye nyitayeho ari kumvugisha kubera ko afite gahunda z'ubukwe kubera uriya muhungu James kandi igihe cyose aho umuntu yabaho kose uko umuntu ubuzima bwe bwahinduka kose biriya ugiye muri famiye nziza isa neza umubyeyi ahora ari umubyeyi igihe cyose uzahora ukenera papa wawe reka ejo ubukwe bube ugende kwa James wongera ukubita amezi utamuvugisha utamuhamagara nk'uko ubu byari bimeze ni ukubikosora shabye rero umuntu aba yaragiye akihugiraho wenda akihugiraho kandi we umubyeyi iyo ubuzima bwanze niwe wa mbere ugutabara niwe wa mbere witabaza nyine ugahamagara kandi tuvugana mwanya hari turajya mu kazi mu gitondo tukagaruka nijoro ukumva ko nyine nta mwanya ufite kandi ugize ikibazo ariko inama ngira nawe uzajya uzigira twese Kigali yaradutwaye nyine twigize abantu ngo birirwa dushakisha amafaranga ariko nyine twongeye tugarukira imiryango si byose tugiye gusura ababyeyi ndamwakira na salade barambwira ngo salade ngo intango byabagora arababwira ngo umuntu bafate ngo ishu n'ibitunguru na karoti ngo bashiremo na vinegere bavuga ko nabyo ngo bagira ngo bya vinegere ababwira gushiramo indimu bayishiramo
amaze kwishiramo indimu ararya, amaze kurya turanywa, tumaze kunywa ngiye kubona amafaranga kubi tuba turayobongeje. Ubwo rero Nujye kuba amafaranga sinagwaye mu bitaro mwaririye mukayamara. Ega nakubiye kakaba katirariye katarongora inkumi. Nako niko bambwiye. Ese niyo kora kubwira ngo ujye ubeshya ibintu bifatika, ntabwo ngo ujye ubeshya n'ibidafatika. Ni ibiki bifatika kwamenye ngo njye mubwira ko umusozi ari uwanjye. Umusozi wese arabiyobeye ko murashana kumugaba ikibuga cy'indege cy'Ikanombe ko ariko numva. None se ariko wowe uragiye uramubeshya ngo twatetse ngo ko nta nizo wazi ko se zihari. Ariko yayishimye. Ndiyo je nta mikino mfitanye nawe. Washaka bya gusasira ikawa, washaka bya gucatera busakumu kajya kugurisha, chaka 3,000 mbibone hano. Mama bya nase ubu nakutsonga mukunzi tukari igihumbi koko mama. Uzi ko wifata nkaho utari umwana wo mu bakene. Wazaje bire ko naga abakobwa bakunda abantu nyine babiyemeraho ibintu nyine nk'ibyo ngibyo wakoze. Ariko ubona gakunda kubibiza unagerageza mu buzima nago ugomba ko uri hasi. Nagerageje nyine nk'umuntu w'umugabo maze kuza mu kwanga dutatu ndavuga ni nagerageza nanjye ngashimisha umukunzi bwarimo. Kandi naga ari ibintu n'usinze amara musohokana mama. Ikintu kikurengeye ni kimwe cyonyine. Nuko nta tunyanga tundugira. Cyo cyane kikurengeye ndakubabariye. Ariko guhera uyu munsi ntuzongere. Wigisha ukuri. Bambabariye. Kubabariye. Bambabariye mama. Mwakoze. Jana amafaranga vuba vuba. Cyanatanyagezayo. Nayi kivuguto. Ubwo nyine nabiretse ayanga mfite ibintu ntukigavuriza n'iki gihumbi tumwe. Babarira sha ubuse nimbura umunyu ndende yoje. Sawa. Urakoze kumbabarira. Dash. Utayakuyarira amandazi kwa Jeri Gwari. Yewe ndabona usego nyitayeho hari umunyakenge karagarutse. Nega papa ugomba kubimenyera rero nkunza yangusura kenshi. Ariko ubuyize hano uzikurumba nishimye. Usigira akanyamuneza. Mwumva mizi neza nyine umunsi wose nkavuga nti nibura. Ntabwo naruhiyusa. Hanyuma nyine papa ikintu nashaka kubwira nyine cyatumye nza hano ahanini nyine no kukureba bya birimo ariko ubushize nyine hari ibintu tutaganiriyeho hari ibyo nakubwiye. Buriya gahunda nyine kora nakubwiye ibyo uriya mushiri wanjye nashaka kumukumenyesha nkamukwereka ariko nashaka kumenyesha nyine ko nanagiye n'iwabo. Ngo? Nyine twarapanze ambwira nyine asaba ko nagenda iwabo bakambona. Ubu tuvugana nabonanye na mama we nyine baranyakiriye neza nta kibazo. Ariko nyuma yaho dupanga ko byaba byiza nyine nkuko nabikubwiye ubushize ko twashaka ababyeyi nyine namwe mumenyana. Mwahura mukaganira mukamenyana. Ubwo rero nyuma kuva iwabo yansabye ko twabishira mu bikorwa noneho tukabyihutisha. Mukamenyana nyine tukaba nyine famiye hanyuma gahunda za mariage nyine zigakomeza. Kano wakamenya. Ega nzirana n'ikintu kiri ku mubiri wanjye. Ukagashimye ntago ari byiza utazabyimba umusaro ugasanga bikuzana ingaruka. Yego kumabyimba so. Kano kaje mu maso urakihora kakimena. Aye nacyo. Narimba kumbuye rero. Rage kwatugukumbuye. Ibintu byo mu mujyi byo rwose nemaze kubirambirwa. Uziko wirirwa mu mujyi umutwe ukakurya neza neza. Bikada. Kubera ukuntu haba hashyushye noneho ukuntu nahavuye. Nasanze ibintu byose byarahindutse. Twajya ngo nari baza umwaka ina. Nasanze ibintu byose byarahindutse. Imihanda ngaho iyo bagize sansenike. Ngaho yahindutse. Ngaho ibyo biki mva mana yanjye. Bega Kigali ihinduka buri munota buri segonda. Mwese abantu bintabashegera kujya babakurikiye yi. Gukora nyine gushakisha amafaranga rego urumva uko atera imbere ni nako n'utuzi tuboneka ari twinshi ni nako imikorere haba ari myinshi rero umva bagiye gushaka imibereho. Kigali ashobora kuba ari heza. Kigali nyine ni heza mu kuhakorera ariko nyine kuhirirwa uvuga ngo uri kwirirwa ucangacanga ushakisha. Ubu wavuye rero? Yego. Uzi ko utabanje kubimbwira. Papa nakubeshye nyine urabizi nagiye nkundana n'abantu batandukanye hari abambeshyaga hari abambwira ko nyine tugeze kuri ubu rwo gukora mariage bigapfa.
ndavuga nawe ujya mu musaza wanjye njye nkomeza mwizeza ibintu runaka reka mbanze mbijyemo mbanze ndebe koko biri ngombwa ko mpita mbimubwire. Utarambwira ibintu byinshi wasanze bimeze gute urugo uko batuye aho batuye mbese muri rusange wabonye umuryango uteye ute? Papa nakubeshye wenda ngo nuko mukunda ariko yabo ni abantu beza, nicyo kintu cya mbere nabashije kubona. Ni abantu beza bagira urukundo, baranyakiriye neza, baranyishimiye atari iby'uburyarya. Kandi ikindi no mu buzima busanzwe urebye ahantu baba ahantu heza, n'abantu nyine ubona babaye ubuzima bwiza, n'abantu b'imfura. Yego. Okay, ni byiza. Hanyuma uwo musaza se cyangwa uwo mukecuru batiki? Nyine nabo barifuza ko mwamenyana mugahura nyine mukaganira ku bana banyu, ako nyine mukagirana umubano. Bivuze ko wamaze gufata umwanzuro byararangiye? Yego. Hanyuma uwo mukwe wawe se umuna ko uwo mukwe wanjye nzajya kuganira na ba mwana wanjye ntaramenya umukwe wanjye ngo tuvugane nibura numve nawe uko ahumeka? Ibibazo wasara abantu ntekereza nk'iri zuba dufite inaha, none bibaze ko wowe iri zuba rikwica ukumva ubushyuhe bwabaye bwinshi, uwicaye ahangaha n'ibiti biri huho kumva akayaga, n'urutoki wakicaramo kumva akayaga. None utekereza Kigali uba banyuranamo bagongana hashyushye begeranye, umva abari benshi hahandi nyine unyuranamo n'umuntu muri kugongana. yewe abantu baba baragowe pe, urashyuha ukageraho ukavuga se ako ntacyo cyuje ukabona amafaranga sigira ngo hari ikibazo. Yewe nayo rega niyo wayabona, abantu b'i Kigali bafite inshingano nyinshi. Ibaze ko byibuze uburi bunibone uri gurisha icyo gitoki ukabona n'ibyo 3,000 ukavuga ngo wenda ikintu ndi buguremo se ni ikintu umunyu n'utuvuta. None utekereza ko i Kigali abari bugure na dodo kata, abari bugure n'icyo gitoki, abari bugure ikintu cyose, ibintu byose barabigura cyose. Yayo abantu bagura ngo bakagura ngo n'amazi ego baragowe cyane rwose. Ikintu cyose cy'i Kigali ni amafaranga, no gusitara ubutanga amafaranga ubanza. Ahubwo nibagiwe kubwira usiko Yive yarambwiye ngo hari umuntu nyine ngo waje ku iduka ryiwe ngo usana niyo ri fotokopi uko nyine ngo barasa nk'intobo. Usana niyo ri ako nyine nanze kubyemera, navuze ati buriya nyine ni kwa kudana abantu baba basa gakeya wenda, cyangwa se akabari no kumbeshya bya bindi bya Yive. Ubwo Yive yararebye neza kuko se baba basa gute, ariko abantu bajya basa n'ikintu banapfana da, umva wasanga ari ibyo. Hariho ukuntu oya tumeze neza, yanjye meze neza na niyori bajya meze neza, ariko ntabwo urangije kumbwiza inkuru za niyori n'uwo muntu wo mu mujyi. Papa we numugireho ikibazo kuko nyine turaganira bihagije, nyine afite akazi kenshi ariko arapanga kuzaza. Njye numvaga nyine kuba waganira n'ababyeyi be nyine mukamenyana ari cyo kibanze. Turebera burya kuganira n'umuntu mutaziranye cyane biragora, cyane ko uri umukobwa we wagiyeyo, nyamara nibo bagomba kubanza kuza iwacu kuko nibo bakeneye umukobwa twe tuzashyingira. Buriya nibo bakagombye kubanza kuza umuryango wacu, ariko ubwo wagezeyo nta kibazo waharuye umuhanda, ariko byari kuba byiza aribo babanje kuza. Ubwo rero harimo akabazo. Oya nta kibazo, ntugire ikibazo rwose, twabiganiriyeho nabo barifuza kukubona. Ntacyo, ubwo uzampa kontakte zabo, nshaka ukuntu namuhamagara muvugishe, hanyuma ariko n'uwo mukwe wanjye nawe nshaka kuvugana nawe.
nta kibazo ndaza kumuvugisha tubaho umunsi mwazavuga niyo mwavugana kuri video call cyane rwose birakenewe pe ko burya iyo umuntu yarebye undi mu isura burya ijisho ry'igisambo arareba ukaryibwira kandi ijisho rikureba neza naryo urashongora ukaribona mwana wanjye ibi byose si ukunaniza no kugira ngo utazagwa mu rwobo kandi nkeneye kubaka nkeneye kubyara nkeneye kutunga ugatunganirwa barasa mu maso se nyine hari ukuntu abantu benda gusama gakenya kuko ukuntu bimbwiye n'ubajya bameze nk'aho basa neza ngo barasa fotokopi uko ngo usibye we ko wenda we ari umunyamujyi akayabonye nyine afite n'umuniga bwinshi bwinshi nyine ko abantu bo mu mujyi baba bameze ariko ngo barasa pe barasa cyane kabisa ako nyine ngiye nanze kubyemera wasanga ari na bya bindi bya Yves cyo atamufotoye ngo azanyereke we subo wowe wafotora umukiriya yego ko giye rwose nakwirirwa nkabwira ati wampaye ifoto nkafotora nkaza nkereka umuntu reka njye nubwo ntabwo nabyemeye wasanga ari za reka ngo ni ariko n'abantu bajya batanacu bapfana nanjye abatuye duhura rwose bakamuberagura bahaye bamwe ngo Clarisse ngo Clementine bakabura ko bibeshye nyuma abantu basa ntacyo bapfana nawe hari umuntu nzi musa yego Bikira Mariya ego kiri ko mama nawe rwose gusa simbasuyeho rarika nje no kureba mu rugo uko bimeze cyahasa ko naruguyemo no kutubabarira oya nta kibazo rwose nta kibazo none nari maze kurya nakoze Imana guha umugisha kaje mu rugo ndebe singuherekeza rero usuhuza abandi sawa uyu muntu Yves yabonye ni umwana wanjye akabuza pe Mana shimwe wagwa icyubahiro ngomba kumenya ahantu umwana wanjye aherereye iyi ntambara ngomba kuyirwana kandi nkayitsinda